Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe kandi Uwiteka abishimire. Umwami Imana abakomeze kandi adukomezanye ikiruta byose. Uwiteka reka ababere byose muri byose. Naho kuri mikoro nge ndi Hakizimana Seth. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ndetse tugiye kuganirira hamwe amagambo nahaye umutwe uvuga ngo ikimenyane. Ese ninde muri twe hano mu batuye iyi si ndetse baremwe n'Imana muri we waba adafite cyangwa atagira ikimenyane? Icyo ni ikibazo wakwibaza ubwawe, ndetse wamara kwibaza iki kibazo ukaza kureba koko nimba ufite ikimenyane cyangwa udafite ikimenyane. Ariko nihuse mu ncamake, nta muntu n'uyu n'umwe muzima waremwe n'Imana utagira ikimenyane, kubera ko ikimenyane kivana n'icyo twita kere conscience cyangwa se umutimanama. Ese umutimanama ni iki? Umutimanama ni ibitekerezo biba mu muntu ku giti cye we ubwe, bimufasha gutekereza neza ndetse no kwibaza mu gihe umuntu agiye gukora ibintu bigiye bitandukanye. Hari igihe rimwe na rimwe hari umutima uba umukomanga umubwira uti bikore, n'undi mutima uba uvuga uti bibikora. Ahangaha bifasha umuntu kumenya neza ibintu agiyemo, ndetse bikamuha no gutekereza ku mpande zombi ingaruka zizava muri ibyo, zaba nziza cyangwa ingaruka mbi. Aha niho twavuga yuko kere conscience cyangwa se umutimanama ari wo ushingiye kandi ukaba ufashe byinshi bikomeye mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse n'ibyo twita amarangamutima. Ikimenyane uyu munsi wa none nicyo tugiye kugarukaho. Ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo abenshi bakoresha bikamera nk'aho gukoresha ikimenyane ari icyaha. Uramutse utitonze ngo urebe ibintu uburyo byakozwemwo, ushobora gushinja umuntu watanze serivisi ruswa, nyamara atari ruswa yakiriye, ahubwo ari uko yabonye umuntu yarangiza akamuha serivisi kubera isano cyangwa se amateka bafitanye. Icyo kikaba ari cyo twita ikimenyane. Ikimenyane gikoreshwa hirya no hino ahantu hagiye hatandukanye, haba mu bitaro cyangwa se ku maposite do sante agiye atandukanye, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye hagenda hafatirwa amaserivisi, haba mu bigo bya leta bigiye bitandukanye, mu nzego z'ubuyobozi, ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu makampani hirya no hino, mu masoko hirya no hino, ndetse no mu bigo by'amashuri. Ni henshi cyane ikintu ikimenyane gikora, kandi akenshi abenshi bavuga ko iki kintu atari cyiza. Ibi bivana n'ubikora, ubyakira, ubyumva, ndetse n'umuntu uko yemera. Uyu munsi wa none ngiye kubabwira ku kintu kijyanye n'ikimenyane, ndetse muraza kuza kumenya nimba ikimenyane ari cyiza cyangwa atari cyiza. Umunsi umwe narabyutse, mbyuka mu gitondo mfite ibyo ngomba gukora, kandi ibi bintu nagombaga kubikoresha inyanya. Inyanya nari nkeneye zari inyanya nziza, kandi inyanya ziri buze kumfasha gukora ibyo nagombaga gukora. Zagombaga kuba ari inyanya zikomeye, zibyibushye, zumutse, zidafite amazi. Nuko ubwo nari maze gutegura umunsi wanjye, nerekeje ku isoko ngo ngure cyangwa mahe inyanya nari nkeneye, naragiye. Ubwo nageraga ku isoko nabonye inyanya neza 100% zari zujuje ibisabwa bijyanye n'inyanya nashakaga. Ku ruhande ubwo narebaga, nahise mbona izindi nyanya ziboze, zisa nabi, zatoye ndetse n'uruhumbu. Ariko mutege amatwi mwumve, izo nyanya nziza ubwo nazitegerezaga nizo nagombaga kugura. Ariko wari ufite izi nyanya ni ahantu nari muzi habe namba. Nyamara ubwo nigiraga imbere muri abo bacuruzi bombi bafite ibicuruzwa bibiri bitandukanye, umwe yari umwe mu bantu twari tumaze igihe kirekire tudaherukana kandi dufitanye amateka akomeye cyane. Uyu nguyu wari urimo acuruza izi nyanya z'ibimene zaboze zanukaga, yari inshuti yanjye mu myaka 5 yari ishize. Yari umuntu wigeze kungirira neza mu buryo bukomeye. Bivuze ngo hagati yanjye nawe hari isano ikomeye cyane itadutandukanya, kandi nta n'ikintu n'iki na kimwe nashingiraho kugira ngo mbe nabasha kumusubiza inyuma.
uko yaba ameze, uko yaba yambaye, uko yaba asa, uko yaba arwaye, nta kintu n'iki na kimwe nari bube nashingiraho ngo mbe namunena cyangwa ngo musubize inyuma. Gukora mu mufuka nkamuha amafaranga runaka nkamubwira nikomeza akazi, byari ibintu byoroshye kandi byari ibintu biri buze kuza kumvikana nkamera nk'umuguriye agafanta. Ariko kuko yari yazindutse kandi akazinduka avuye mu rugo iwe agiye gucuruza, n'ubwo ibyo yacuruzaga ku isoko bitari byiza mu maso y'ababirebaga, ariko kuko njye yari umuntu wanjye ibyo yacuruzaga bitasaga neza, nabibonye nk'ibyo nkeneye kandi mu by'ukuri ntabwo byari ibyo nari nkeneye. Iki ni kimwe mu bintu umuntu ashingiraho iyo ashaka guha agaciro ibintu. Ibintu ushobora kubipfobya cyangwa ukabigira ibyiza kandi atari bikwiye kuba byiza. Ahangaha izi nyanya ubwo naziguraga bamwe baratangaye bati ni gute wagura inyanya z'ibimene, ibintu nk'ibi bijojoba binuka kandi hano hari inyanya nziza. Ubwo namaraga kugura izi nyanya mbi z'ibimene zijojoba zinuka zuzuye amazi, natangiye kuganira n'inshuti yanjye, ndangije ndamubwira ni Courage kandi komera turi kumwe, duhana nimero de telefone. Nuko ndangije ndataha, ariko ibitutsi kubari aho byari byinshi, bati ntago twabona umuntu w'igicucu w'ikigoryi ugura ibimene. Abantu benshi birengagije ibintu byose bigira agaciro bitewe n'ababiha agaciro, kandi ibintu byose bisuzugurwa cyangwa bigakerenswa bitewe n'ababisuzugura. Uyu munsi wa none icyiza mu maso yawe ntigisobanuye yuko ari ikintu cyiza mu maso y'abandi. Icyo ubona ukabona ari ikintu cy'ingenzi ntago bivuze koko ko icyo kintu ari ikintu cyo kuratwa cyangwa kwishimirwa cyangwa ari ikintu wakubitisha abandi. Ubwo natahaga naragiye ngeze mu rugo ndavuga ni izi nyanya nziguze kuko nziguze ku nshuti zanjye, kandi izi nyanya nziguze kuko nziguze ku muntu wanjye. Ariko mu by'ukuri izo nyanya nari nguze ntabwo zabashaga gukora icyo nashakaga gukora, ahubwo izo nyanya narazifashe ndangije nzishyira mu mazi ndazimena, maze kuzimena ndazikanda neza. Uduhwa cyangwa se utubuto tw'izo nyanya naducishije mu kayunguruzo, ndangije utubuto ndadusigarana. Ubwo nari nsigaranye utwo tubuto nakoze ikijyanye no kwanika twa tubuto twa za nyanya, ndavuga ni wenda ahangaha nshobora kuba nahinga inyanya nanjye mu gihe runaka nkazabona inyanya nziza. Ni icyo ngicyo nakoze. Za nyanya z'ibimene nazikuyemo umwayi w'inyanya, ndangije ndahombeka. Nyuma y'igihe mpinga inyanya kandi naje kubona inyanya nziza kandi zimeze neza. Ntabwo byambereye impfabusa kandi nta nubwo byatumye mugenzi wanjye ambona nk'umuntu wamusuzuguye. Namuhesheje agaciro aho ngaho yari ari, asigara yishimye. Nyuma yaho twaganiriye byinshi bigiye bitandukanye, twungurana ibitekerezo by'uburyo ki ibintu byakorwa. Akenshi na kenshi hari igihe amikoro aba adahari, bityo bigatuma dusubiza abacu inyuma bivanye no kuba twakwiyemera cyangwa tukirata. Uyu munsi wa none mugenzi wawe ufite ibintu bibi bitameze neza, wambaye umwambaro mubi udasa neza, udafite icyo kwambara, udafite icyo kurya, wimutera inkunga mu bijyanye no kumufasha ku by'ifunguro ry'umunsi ukoze mu mufuka, ahubwo mufate ukuboko umujyane aho barobera, umwereke uko ifi bayirobera. Murakoze, Imana ibahe umugisha.